Yes, ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye mu gihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tutirengagije aba diaspora mwese, twizere ko mumeze neza. Muri aka kanya rero tuzanye amakuru agezweho, by'umwihariko ari kuvugwa mu ntara y'iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Hari amakuru avuga ko mu karere ka Rwamagana hari abagabo batinya kwisiramuza ngo igitsina cyabo kitaba gito. Turaza kukubwira byinshi muri iyi nkuru ndetse tuguhe ubuhamya bwa bamwe muri bo ndetse n'icyo RBC cyangwa se ikigo cy'igihugu nyine kibishinzwe kibivugaho. Ibi byose kimwe n'andi makuru yose tutakubwiye mu mvune turaza kuyakubwira ku buryo burambuye yose, uraza kuyakurikira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda na notification ukayifungura nyine kugira ngo mu gihe cyose dushyizeho amakuru cyangwa ibiganiro ujye uba uwa mbere wo kubibona. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, tubana mu biganiro n'amakuru bitandukanye bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nyemerera nk'ikaze duhere mu karere ka Rwamagana aho hari abagabo batinya kwisiramuza ngo igitsina cyabo kitaba gito. Bamwe mu bagore bo mu karere ka Rwamagana basabye ko hakongerwa ubukangurambaga mu bantu bakuru ku bijyanye no kwisiramuza ngo kuko hakiri abafite imyumvire y'uko baramutse babikoze ibitsina byabo byaba bito, ikaba imwe mu mbogamizi ikomeye mu kwirinda virusi itera sida. Bamwe mu bagore rero bo muri aka karere ka Rwamagana bakomeje gusaba ubuyobozi kubingingira abagabo babo kugira ngo bashobore gusobanukirwa iki gikorwa. Nk'uko nyine nari maze kubikubwira, ibi byagaragajwe na bamwe mu baturage bo muri aka karere ubwo ku isoko rya Ntunga hakoreshwaga ubukangurambaga bwo kurwanya sida. Musabyimana Alphonsine utuye mu kagari ka Ruhimbi mu murenge wa Gishari yavuze ko hari abagabo biganjemo abakuze badakozwa ibyo kwisiramuza ngo kuko baba bumva ko igitsina cyabo kizahita kiba gito. Ati nk'abantu bakuze harimo ababitinya, abantu babyemera kenshi usanga ari urubyiruko hafi ya bose, naho abantu bakuru bavuga ko iyo bisiramuje igitsina cyabo kiba gito. Ubu rero twabishishikarizwe ndetse mubashishikaze kuko iyo umuntu yisiramuje hari indwara nyinshi aba yirinze zifata mu myanya y'ibanga. Nyiransabimana Claudine ucuruza mu isoko rya Ntunga nawe yagize ati ababyanga ni abakera bakuze, babyanga bavuga ngo ntacyo bibatwaye kubaho batisiramuje, abandi bakavuga ko ibitsina byabo biba bito. Njye nasaba ko serivisi zose zitangwa bajye babanza kubaza abagabo niba bayisiramuje. Umugabo ucururiza mu isoko rya Ntunga utarisiramuza yavuze ko icyabimuteye ari uko akenshi iyo haje ubwasisi cyangwa se poromosiyo yo kubikora usanga byitabirwa n'abana, abantu bakuru bo bakagira ipfunwe. Hakizimana Hussein utuye mu murenge wa Musha we ntiyemeranya n'abavuga ko iyo umuntu yisiramuje igitsina cye kiba gito. Yavuze ko kuva yakwisiramuza igitsina cye cyabaye cyiza ndetse binamurinda umwanda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr Ikuzo Bazile yavuze ko ubushakashatsi bwagaragaje ko kwisiramuza bishobora kurinda 60% kuba wakandura virusi itera sida, akaba ariyo mpamvu bakangurira igitsina gabo kubikora. Ati ariko nanone ntabwo bikuraho kwandura 100%. Niyo mpamvu dukomeza kubakangurira gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda virusi itera sida harimo no gukoresha agakingirizo. Bivuze ngo kwisiramuza hari icyo bigufasha ariko si 100%. Dr Ikuzo yakomeje avuga ko abantu bakuze bumva ko kwisiramuza igitsina cyabo kikagabanyuka ari imyumvire atari yo ngo kuko uretse igihu cy'inyuma bakata nta kindi kintu muganga akuraho. Ati ubundi urebye iyo basiramuye ntabwo bajya bakora kugabanya igitsina, ibyo ni imyumvire itari yo. Uwaba ayifite njye numva atari n'abakuze gusa, hari n'abavuga ngo abana iyo basiramuwe bakiri bato ngo ntabwo igitsina cyabo gikura. Iyo myumvire ntabwo ari yo, nta naho bihuriye. Ubushakashatsi bwakoze muri 2020 ubu bushakashatsi bukaba bugaragaza ko
bukaba bugaragaza ko abafite ku myaka 15 kugeza kuri 49 hari abamaze gusiramurwa bangana na 56%. RBC ivuga ko abantu bakuze ari bo batinya kwisiramuza, ariko ngo mu bato ho byarakemutse. Kuri aba bantu bakuze ngo abenshi bagiye basaba gushyirirwaho iminsi yihariye kugira ngo babikorerwe. Ngahe nguko mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba, aho abagore rwose ubwo hari ubukangurambaga, abagore batakambye cyane cyane, ariko baratakamba basaba ko abagabo babo bashyirirwaho uburyo bukomeye bwo kugira ngo bakangurirwe kujya kwisiramuza, kuko abenshi ngo barabyanga. Ibi kandi bikomeje kuba mu karere ka Rwamagana n'ubundi, ndetse na tumwe mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba, cyane ko iyi ntara ari imwe ikunda kugaragaza ikibazo cy'udukingirizo duke, by'umwihariko nyine muri iyi ntara aho abaturage biganjemo urubyiruko bakomeje kugaragaza imbogamizi z'uko batabona udukingirizo ku gihe, ndetse kuri bo ngo akaba ari ikibazo gikomeye. By'umwihariko bamwe mu bakora umwuga w'uburaya bakunze kugaragaza ko babuze uburyo babona udukingirizo by'umwihariko tubafasha kwirinda virusi itera sida, bityo akaba ari nayo mpamvu bamwe muri bo bakunze gusaba abagabo bagiye kuryamana ko bagomba kuba barasiramuwe, kubera ko ngo bigabanya 60% yo kuba wakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abaturage bo mu turere twa Rwamagana, Kayonza ndetse n'ahandi hatandukanye, nk'uko bagiye bakunda kubigaragaza kenshi mu bitangazamakuru, ngo bafite ikibazo cyo kuba batabona udukingirizo ku gihe, kandi ari bwo buryo bwonyine bashobora kuba bafite bwo kugira ngo bashobore kwirinda mu gihe icyo ari cyo cyose bari gukorana n'umugabo, cyangwa se bari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, nyamara bari gukorana n'umugabo udasiramuye. Benshi by'umwihariko abakora umwuga w'uburaya babwiye itangazamakuru ko abanyabuzima ari bo bakabaye babafasha gukemura iki kibazo, ndavuga ikibazo cyo kubona udukingirizo, ariko benshi bashyize mu majwi abanyabuzima ko batubima, ndetse bamwe muri bo bakatubagurisha ku mafaranga, nyamaze aba banyabuzima ngo baba baraduhawe kugira ngo dufashe abaturage. Iki giciro kiremereye gutya, ndavuga nyine igiciro cy'udukingirizo, kiri muri bimwe bituma abakora umwuga w'uburaya cyangwa se wo kwicuruza bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bino bigatuma benshi bandura sida cyangwa se virusi itera sida. Ibi ni bimwe mu byo abaturage bagaragaza nk'ibibazo, kuko ngo batakambiye abanyabuzima. Ni mu gihe cyo abanyabuzima nabo bavuga ko ubu bukingirizo batabugurisha, ko ngo ahubwo babutanga bugashira, igisigaye ari ugushyira ubukingirizo bwinshi mu baturage, by'umwihariko mu bice by'uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, kubera ko izi ntara ebyiri by'umwihariko uturere twa Rwamagana, Kayonza, Bugesera ndetse no mu Ngororero ndetse n'akarere ka Rubavu, ni tumwe mu turere twagiye tuvugwamo abaturage benshi bagiye batangaza ikibazo cyo kubura udukingirizo, kandi ngo nyamaze twabafasha muri byinshi bitandukanye. Leta nayo itangaza ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yegereze abaturage udukingirizo mu rwego rwo kwirinda virusi itera sida. Abakora umwuga w'uburaya bavuga ko igishoboka ari uko babushyira hafi cyane, by'umwihariko buri santere ikaba irimo udukingirizo, kubera ko ngo buri santere ariho ibikorwa byabo bibera. Ni mu gihe cyo kandi leta yo ivuga ko ababuze udukingirizo ndetse rwose ngo baba bashobora kwifata, kubera ko ngo nibwo buryo bwonyine buba busigaye kugira ngo mwirinde virusi itera sida. By'umwihariko ku rubyiruko rugirwa inama yo kwifata mu gihe batekereje gukora imibonano mpuzabitsina, kubera ko ngo iyo utifashe ukiri muto wandura virusi itera sida kandi ukiri umwana. Si ibyo gusa kandi leta nayo itewe impungenge n'abana, by'umwihariko abakobwa bakora umwuga w'uburaya bakiri bato. Ibi ngibi byakunze kugaragara mu masantere twagarutseho haruguru, ndavuga mu turere twavuzeho haruguru. Muri utu turere hagiye hagaragara abana b'abakobwa bavuga ko bakora uburaya. Mu karere ka Rubavu, mu karere ka Rwamagana n'aka Bugesera hagiye havugwa abakobwa ndetse ubwabo bagatangaza ko bakora umwuga w'uburaya. Ibi byagiye bikunze guhangayikisha leta, maze leta igatanga inama, dore ko ikunze kugira inama
abaturage by'umwihariko bo mu myaka mitoya kugerageza kwirinda, aho byanze bagakoresha agakingirizo kubera ko ngo baba bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni nayo mpamvu kandi leta ishishikaza abaturage bose by'umwihariko igitsina gabo kwisiramuza kugira ngo n'igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uba ufite amwe mu mahirwe yo kutandura virusi itera sida. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, njye nkora kuri Iris Rwanda TV, ngira ngo tubana umunsi ku munsi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bitambuka hano. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe ugafungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano.